u Rwanda rwari rwamwubashye gute? Ingabire n'ubundi wabaga hanze abo muri opozisiyo, iyo ashaka yari kuva mu Buholandi bakanga ko aza kurwibutsa iyo babishaka. Rero nkubwire ikintu abantu mutari munazi, Ingabire nubwo yahawe imbabazi na Perezida Kagame, buri kwezi yitabaga umushinjacyaha ku rukiko rw'ibanze rwa Kibagabaga. Ubundi uyu Dr Manirakiza Benjamin umwarimu muri kaminuza, afite imyaka 41, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye aherereye mu bice bitandukanye by'igihugu harimo n'umujyi wa Kigali. Yego. Akurikiranyweho nanone n'icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi no gucura umugambi wo gukora icyaha. Umucamanza yategetse ko afatwa ngo afungwe kugira ngo ahure na ya dosiye y'abantu 9 bareganwa, nubwo yabatangiye ari umutangabuhamya ababuranisha. Ingabire akavuga ati uyu mucamanza wategetse ko fungwa azampa ubutabera. Igisubizo ni hoya, kuko ntiwategeka ko umuntu afungwa ngo aze imbere yawe umuburanisha. Iyo ni penalty yakozwe n'umucamanza. Uno yarezwa abana biga muri segonderi. Icya kabiri, niwe mugabo uregwa ibyaha byo gufata ku ngufu akaba afite amashumi y'abagore. Bivuze iki? Yarabatikaguye arabahaga, arababwira ngo munzanire ubwana. Abahagarariye leta, abanyamategeko ba leta bo basabaga urukiko ko rutakwakira ikirego cya Ingabire bashingiye ku kuko nta shingiro gifite. Bakabivuga gute? Bamugaragaza nk'umususpect n'ubundi w'ibihe byose, umuntu ukekwaho icyaha, ku buryo se ahita afatwa atanyuzwe muri procedure zisanzwe. Kuba urukiko rwaremeye ko ikirego Ingabire Victoire gifite ishingiro, rukananzura igihe urubanza ruzabera, noneho urubanza rurega leta ntiruraba, bazajya mu mizi. Oya, urubanza rurega leta hariya haburanwa inzitizi kwa 11 haburanwa inzitizi. Urubanza regamo leta ruzaba ku itariki 4 z'ukwa gatatu. Ngenda nizi ko yagiye mu rukiko buriya bwa mbere agiye ariko yabanje kujya nk'inshuro ebyiri agataha. Yajyaga ahamagazwa yego nk'umutangabuhamya. Ibyo nibyo navuga w'ubushinjacyaha. Yego. Rero buriya urukiko rwemeje ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Umuhoza Victoire gisaba kwemeza ko ingingo y'106 y'itegeko nimero 27 akarongo kaberamye 2019 ryo ku itariki ya 19 z'ukwa 9 2019 ntuvuge igihe bizakomereza yerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha nk'uko ryahinduwe inyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 29 igika cya mbere agace ka B ya 61 iy'143 igika cya mbere n'iy'146 igika cya kane kigomba kwakirwa kigasuzumwa. Ingingo y'106 ntabwo umucamanza ari utegeka ko umuntu afatwa ngo afungwe. Bitwara bavugaga ngo icyemezo umucamanza yafashe cyasuzuguje ubushinjacyaha. Ikaze nanone kuri Jean Paul Nkundineza, uyu musore murabona ko yagarutse yambaye agashati ka Made in Rwanda ko muri Ian Boutique, akaba yicaye kuri Classic Hotel ariho akorera ikiganiro n'agasaha keza cyane. Yavuze ko ari umuntu wo muri Amerika wamuhaye kado. Iyi narayiguriye. Yo muri Amerika ni yindi. Ubwo mufite amasaha ngahe se? Terwa n'imyenda nambaye. Oyo nyine ufite angahe? 4. Okay. Ebyiri ni impano, izindi ebyiri ni iza Nyabugogo. Okay. Hari umuntu yambwiye ati muri iki cyumweru murayakakambe. Hari imvugo nabonye abantu badukanye ngo yo gupirikana, niba ari gupirikana. Gupirikana nge wakaza. Nabonye abantu bavuze ngo inkuru ngo Jean Paul aba yazipirikanye. Koko iki cyumweru cyashize wakoze inkuru zitoroshye, wakoze kuri Bahame, kora kuri Toxique, ni inkuru zitari zoroshye. Ubwo izo zararangiye nta nubwo twazigarukaho kubera ko ushaka kumenya ibirambuye kuri izo nkuru yareba amalink ari hano hasi wazigarutseho birambuye pe. Undi akambwira ati Jean Paul mujye mumwitondera cyane, ati ibintu byose yari yavuze kuri Toxique ntabwo yari kurusimbuka, ariko Jean Paul ntabwo ari guca urubanza. Yenda ikintu aturusha twese nuko azi ibintu byo mu nkiko cyane, yagize imanza nyinshi, yakurikiranye nyinshi, bituma atangira kugenda agira utwo tuntu tumwe na tumwe, ariko ubundi ntago ari ubupfumu budasanzwe. Nta nawe
nabo bameze nkatwe twese abashobora kuba abavuga ati biraba 50-50 ariko kubera experience yawe nyine ni kuriya byagenze ibyo wavuze kwa toxique nibyo twabonye ubwo nyine nta kundi hanyuma oya no ariko ni nibisanzwe rega ntabwo ari uko naciye hariya wivuga bizimiza oya ndavuze ko wagiye mu manza mbere se nagiye nkuri none si manza ntiwazikurikiranye na mbere se mbere ya ryari na mbere yuko amajye ariko ubundi nicyo cyatumye ukunda inkuru z'ubutabera nanga akarengane okay ni byiza cyane hanyuma waba ureba bagupirikanya ukuntu narwana umuhenerezo nayo reka nubwo nkorera amakosa ariko bamupirikanye waba uri hasi hejuru hari ubwo azajya ahantu adafite ikarita ya remusi bamutware bamucuritse nta kuntu yagenda ntiyakora ikosa ariko turi kumwe nawe aba yireza hari mu nkuru ubushize twari twavuze tuzagenda tuganiraho n'iki cyumweru yenda hari inkuru twavuzeho ariko jewe numva sinsobanukiwe ne navuze ngo ndaza kongera nkubazisobanurire neza kuba twanayiheraho mu kiganiro cy'iminota nka 40 y'uyu munsi tukabiganira no ku bindi bintu ariko nyambere yuko tujya mu zindi nkuru yenda zavuzwe cyane muri kino cyumweru hano cyangwa se ziri kuvugwa mu buri by'ubutabera kuko imwe ivaho hajya hindi n'ubuzima busanzwe reka najya mu bansobanurire hari inkuru wakoze mbona abantu bagiye banabaza ibibazo byinshi ku rubanza rwa Madame Ingabire Victoire rwarabaye ukora reportage yuko rwagenze ariko ngiye hari ibintu ntari nasobanukiwe burase narasobanukiwe duheruka afungwa mu kwezi ngira ngo hari nko kwa 7 hari umwaka ushize kwa gatandatu kuri 19 mu kwa gatandatu gutyo mu 19 2025 ubundi tuza kongera kubona yagiye mu rukiko arega leta yewe ejo bundi leta y'u Rwanda ejo bundi urukiko rw'ikirenga rwemeza ko ikirego cye gifite ishingiro nibyo ariko ndashaka kwibaza ubundi yari yaregeye iki byageze hariya gute ko nge ntari nasobanukiye harimo umuntu yumva ngo atsinze leta ukabona aracyafunze ukavuga byagenze bite Ingabire Victoire mu mwaka wa 2010 yakoze penalty urayizi se yimbwira cyatumye Ingabire apirikanwa ubundi ni nacyo mbere y'ibindi byose hari ikintu cyatumye Ingabire apirikanwa ariko urimo urarangara ntabwo ndi kurangara icyo ndi gushaka Ingabire yafunzwe bwa mbere atawe muri yombi ubwoba bwawe se uratuma shandikina ko ari icyo kibazo cyane ubwo ni ryari rimwe bya kera ibikise urabizi se ava mu harya ava 2010 ava mu Buholandi 2010 akaza ni kera 2010 mu ishuri mwa ubundi watangiye wango nsifite morale ibintu ngiye kubyicarira nta mpamvu yo no gukina ijwi yongera usubiremo nta kibazo n'ijwi twarikina turibonye hoye ntabwo umva ngo iki ubundi se sinkina ijwi baragudukubita strike se urayikira ave babari audio iremewe audio iremewe yabo niba yinkubita ntawe ubuse nta ntuza afite nta copyright mwanze gukuramo no kuntu yamvure rimwe nabizigyuye ngaho yitubwire twumve Ingabire bijya guturika byaturukiye aha hantu yari yiviriye mu Buholandi nta kibazo afite arangije aje amera agahembe yakameze gute yakameze muri aya magambo icyo mvuze nuko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16 ari amahano yarabaye muri iki gihugu tuzi neza ko habaye itsembabwoko hakaba itsembatsemba ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari mpari ngo ndyame sinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye ngo mbanze mparebe hasuri indabyo nazanye n'urwibutso abarwanashyaka bayifudeye inkingi ndetse n'ubuyobozi bwayo bwa politike bwa mpaye bumbwira buti uhanyure ubwira abanyarwanda ko icyo twifuza ari uko dufatanya gukora hamwe tugakora ku buryo amahano nk'ayo y'amaraso atazongera kuba ni imwe twifuza ko amahano nk'ayo yongera kuba mu gihugu ni imwe no mu mpamvu yatumye FDL inkingi dufata icyemezo cyo kugaruka mu gihugu mu mahoro tutagombye gukoresha intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ugufata intwaro kuko ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo y'umuntu amenya amaraso aranamuhama
ntabwo rero FDI icyo twifuza ni uko abanyarwanda dufatanya hamwe mu bitekerezo binyuranye dufite, ariko tugakora ku buryo amahano yagwiriye igihugu cyacu atazongera kubaho. Biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende, iracyari ndende, kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya. Nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge, kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembabwoko ry'abatutsi. Haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu, kuko nabo barababaye, abantu babo bishwe, nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho. Kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge, nuko ako kababaro ka buri wese tukumva. Ni ngombwa ko abatutsi biciwe, abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa. Ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa. Kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye twumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe, mu bwubahane, tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ikituzanye rero ni ukugira ngo dushake uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu, gufatanyiriza hamwe gushaka uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Murakoze. Aha, ijambo ibintu bivuze mu Kinyarwanda. Ibintu byatumye Ingabire afungwa. Kuki ushatse kudusubiza inyuma kugira ngo twumvire ijwi? Iri jwi, iyi disikuru yavugiye ku rwibutso rwa Kigali niyo yamuhumekesheje isigane kugera uyu munsi. Kuva mu mwaka w'2010 hashize imyaka 16. Ibi bintu yabivuze ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Ariko mana yanjye, imyaka 16 yuzuye. Iri jambo yarivuze ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2010. Wari ufite imyaka ingahe? 2003 Perezida Kagame nibwo yayoboye manda ya mbere. Manda ya kabiri yiyamamaje 2010. Ingabire ntawe ukuri ryayo, nawe yari yamamaje icyo gihe perezida yatanze ntawe ukuri ryayo. Ingabire ava mu Buholande aje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Akigera ku kibuga cy'indege i Kanombe yahitiye ku rwibutso rwa Gisozi. Protokole yo ku Gisozi iramutambagiza ibice bigize urwibutso. Umudamu jawende namwise umugore bari bampitanye, ariko no mudamu w'umugore tujuru ni umugore, umugore si umugore se, ni umudamu, n'umugore n'ubundi. Ariko nuko iyo uvuze mu Gifaransa madamu baba bashyizemo discipline, wavuga umugore bakavuga ko ari ubivuze bupyisi, kandi ari uko ari ururimi gusa wahinduye. Rero uyu mumama bamaze kumutambagiza ibice byose by'urwibutso, agira ngo nkubwire ko u Rwanda rwari rwamwubashye gute. Ingabire n'ubundi wabaga hanze abo muri opozisiyo, iyo ashaka yari kuva mu Buholandi bakanga ko aza ku rwibutso iyo babishaka. Uwakoraga ku rwibutso ni Olivier Honore, ndabyibuka hano harimo n'amashusho yabo bamuprotokora. Yazanye n'itsinda ry'ishyaka rye icyo gihe, yenda babyibuka barahita babyibuka. Hanyuma bamutambagiza kimwe nk'uko n'abandi bategetsi bakuru b'igihugu. Urumva nyine Ingabire nawe akunda ifoto ahari, kimwe nk'abandi bategetsi bose baje mu Rwanda bahitira ku rwibutso. Bamutunga kamera, mikoro za kera pani iby'ubu, ubona umuntu afite telefone agakora akazi. Reba nabazana nagara barazizana, nuko aravuga ati ariko sete ko muzi ko hano hantu habaye we yari yakivuga itsembatsemba n'itsembabwoko, ko mwanyeretse uruhande rumwe. Nibyo koko jenoside yakorewe Abatutsi yarabaye, ariko se abahutu bapfuye bo bari? Iryo jambo kwiyamamaza bihita bivaho, ahubwo akurikiranweho icyo cyaha. Yakurikiranweho ibyaha byinshi, akatirwa imyaka 15. 2018 akoze imyaka 8, Perezida Kagame amuha imbabazi. Ubundi bivuze ko igihano cyari kurangira muri za 2013. Ubu nibwo cyari kuba kirangira, cyari gushira mu kwa 10 2025. Noneho afatwa amezi 4 mbere. Noneho uru rubanza yararuburanye, yashinjwaga na Remukuru arinda nyakwigendera. Urwo ni urwa kera, ariko icyo gihe yakatirwa. Remukuru arinda mwanditseho igitabo, urubanza rwari rukomeye. Noneho icyo cyasha n'ayo magambo yavugiye ku Gisozi niyo yatumye na n'uyu munsi n'umwana uzavuka azayamenya impamvu reka tumvaga ibi bintu.
nuko atarabizi abivuga ntiyari ahari ariko ngenda byibuka nk'ibyabaye ejo kuko nagiye mu rubanza rwe 2018 arekuwe urukiko rushyiraho kondisiyo n'amajwi n'amashusho arekurwa na interview yatanze ibyo turacyabifite n'ikiganiro kiriho hano rwose ikaze kongera arebe niba ndabyibuka Ingabire 2018 arekuwe hano yari yaje ahagarariye FDU Inkingi. FDU Inkingi yavuzweho kugaba ibitero hehe mu Kinigi. Bamwe mu bafashwe bavuze ko abaga muri FDU Inkingi. Ingabire aravuga ati rero ishyaka imyaka 8 nari maze muri gereza sinzi uko ryakoze sinzi uko ryashyizweho administration n'ibiki na finance ahita ashinga ryitwa Darufa umurinzi. RGB yanga kuryandika ariko rirakomeza rirakora online. Noneho Ingabire itariki yafatiweho 16 z'ukwa Cumahari yakoraga buri mwaka mu Burayi opposition igikora imwiyerekaho nejo cyangwa umunsi wamwitiriwe witiriwe Ingabire Day na n'uyu munsi iri Ingabire Day iracyaba. Hanyuma 2021 rero hagombaga kuba ceremony nini yibuka uwo munsi bigaca ku kinyamakuru cyitwa Umubavu cya Toneste Segimana ufunze bafunze ari abantu 9 bikomoka ku munsi bari gukora online wo kwibuka Ingabire Day. Ingabire Day ni ukwibuka ibihe yaciyemo muri gereza bikomoka ku ijambo yavugiye ku Gisozi. No mu kiganiro namuhaye 2019 narayimubajije iki kibazo. Noneho kuko bari abantu bafunzwe bikomoka kuri Ingabire Day hakurikiyeho iki? Umucamanza mu rukiko rukuru yaravuze ati uwo Ingabire naze atanga ubuhamya akareka akurikiranwe nawe ariko icyemezo gifatwa none se ngewe ibyo nzi mu rukiko ajyayo nko gutanga amakuru hari imbere cyangwa ubuhamya ruriya rubanza rushingiye kuko yabanje kujyaho nk'inshuro ebyiri ataha mu rugo ruriya rubanza rushingiye kuri anniversaire ya Ingabire Day yagombaga kuba hanyuma inzego z'umutekano ziyiburizamo. Ahubwo ngiye naribajije ngo ribu kubera iki itamufashe ifata babandi 9 banza rukwera imbabazi za perezida hari. None se reka tujye mu rukiko. Ngenda nizi ko yagiye mu rukiko buriya bwa mbere agiye ariko yabanje kujya nk'inshuro ebyiri agataha. Yajyaga hamagazwa yego nk'umutangabuhamya. Ibyo nibyo navuga w'ubushinjacyaha. Yego rero buriya iyo abaye umutangabuhamya w'ubushinjacyaha ushobora kugenda ugiye gutanga ubuhamya ariko abahamya bwawe nawe bikaza kurangira wawe umufatanyacyaha bitewe n'uko wisobanuye. Ikosa rikomeye yisi kosa cyangwa se ryabayeho icyemezo kimufata cyategetswe n'urukiko rukuru. Aha rero turimo turajya mu bintu ko nakubajije ngo ubundi niyihe mpamvu yareze kuko ejo bundi yarareze mu cyemezo cy'urukiko icyo Chief Justice yafatiyeho yemeza ikirego mu kurega se ubwo ejo bundi nzi ko ubwo ngubwo aburana ku by'urubanza rwe rwa mbere wapi ubundi aburana ku byerekeranye n'uburyo yafashwemo. Reka nsoma aka kantu. Reba ingingo y'106 Chief Justice yagendeyeho ategeka ko urubanza rwe ikirego cye gifite ishingiro. Uri kubyumva yavuze ko urukiko barabyumva. Rumaze gusuzuma rwemeje ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Umuhoza Victoire gisaba kwemeza ko ingingo y'106 y'itegeko nimero 27 akarongo kaberamye 2019 ryo ku itariki ya 19 z'ukwa 9 2019 ntuvuge igihe bizakomereza yerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha nk'uko ryahinduwe inyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 29 igika cya mbere agace ka B ya 61 iy'143 igika cya mbere n'iy'146 igika cya kane kigomba kwakirwa kigasuzumwa. Ingingo y'106 ntabwo umucamanza ari utegeka ko umuntu afatwa ngo afungwe. Bitwara bavugaga ngo icyemezo umucamanza yafashe cyasuzuguje ubushinjacyaha.
ubushinjacyaha yego umushinjacyaha ni uwo guta muri yombi uburenganzira ariko afite. nibyo Noneho cyangwa umugenzacyaha umugenzacyaha aragufata cyangwa umushinjacyaha ariko umushinjacyaha we ni direct. Buriya Katisiga ni icyemezo cyafashwe n'ubushinjacyaha. Katisiga ntumuzi se? ndamuzi Maître Katisiga ajya gufata. Rero Ingabire umucamanza yategetse ko afatwa ngo afungwe kugira ngo ahure na ya dosiye y'abantu 9 bareganwa nubwo yabantangiye ari umutangabuhamya ababuranisha. Ingabire akavuga ati uyu mucamanza wategetse ko fungwa azampa ubutabera. Igisubizo ni hoya. Kuko ntiwategeka ko umuntu afungwa ngo aze imbere yawe umuburanisha. Iyo ni penalty yakozwe n'umucamanza. Muri make ubwo none se Ingabire yarega umucamanza. Nicyacyuho. Abitwa ko barwanya ubutegetsi bahita babona ereri bagahita bakatakata bakabagataha ntureba. Umucamanza ahagarariye nde? Ahagarariye leta. Niba apfa isambu azamurega nk'umucamanza. Niba apfa imbibi urabaza abanyarwanda bakunda kuvuga ngo akayirango ngewe ngo icya uzi ko nta byanzu bikiba mu Rwanda wa kubera amatiko. None niba shwana nkawe azamurega nkawe ariko ari umucamanza yarahagarariye leta ariyo mpamvu abanyamategeko baje ari abanyamategeko ba ministre bahagarariye leta mu rubanza Ingabire yarezemo leta. Hanyuma se abandi bo bavugaga iki? Abahagarariye leta abanyamategeko ba leta bo basabaga urukiko ko rutakwakira ikirego cya Ingabire bashingiye ku kuko nta shingiro gifite. Bakabivuga gute? Bamugaragaza nk'umususpect n'ubundi w'ibihe byose. Umuntu ukekwaho icyaha ku buryo se ahita afatwa atanyuzwe muri procedure zisanzwe. Kuba urukiko rwaremeye ko ikirego Ingabire Victoire gifite ishingiro rukananzura igihe urubanza ruzabera noneho urubanza rurega leta nturaba bazajya mu mizi. Oya urubanza rurega leta hari ahaburanwa inzitizi kwa 11 haburanwa inzitizi. Urubanza regamo leta ruzaba ku itariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka. Inzitizi yavuyeho none. Inzitizi yavuyeho. Ubu none uvanga urubanza ruzaba. Abanyarwanda bakeneye kumenya iki? Kuri ibi. Umucamanza yemeje ko Ingabire yafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko urukiko rutari rufite ubushobozi uburenganzira bwo kumuta muri yombi. Yahita arekurwa. Immediately. Yahita arekurwa. Icyemezo cy'igisomwa. Kandi niho mbona bishyira kubera ko niba icyemezo cyarafashwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga kuko ni perezida w'inteko iburanisha abacamanza 4 n'aba 5 n'ubwa mbere nabonye inteko y'abacamanza mu Rwanda benshi iburanisha umuntu umwe. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yunganirwa na Maître Gatera Gashabana ndetse na Maître Bikotwa Bruce. Kuva kera ko babikotwa ni batoya. Gashabana yamuburaniye kuva 2010. Uzi ko Gashabana Maître Gashabana ari wabaye batoniye wa mbere. Buri 1994 yabaye umucamanza 82. Ya ngingo rero wavuze mu kanya ya ngingo ya 29 nanayigezeho yo mu itegeko nshinga. Ivuga ngo iki? Uburenganzira ku butabera buboneye. Kaga Kakabe abari kureba iki kiganiro barayibona iyo ngingo ikumanuka. Uburenganzira ku butabera buboneye. Akantu kabere karavuga ngo buri muntu afite uburenganzira ku butabera buboneye buri mu burenganzira bwo kumenyeshwa imiterere n'impamvu z'icyaha akurikiranyweho kwiregura no kunganirwa. Hanyuma Kaga Kakabe kavuzweho hano karavuga ngo gufatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifitiye ububasha rumuhamije icyaha. Aha harimo na se ivuga kuburanira imbere y'urukiko rubifitiye ububasha, D kudakurikiranwa, kudafatwa, kudafungwa cyangwa kudahanirwa ibyo yakoze cyangwa atakoze iyo amategeko y'igihugu cyangwa amategeko mpuzamahanga atabifataga nk'icyaha igihe byakorwaga. Ibyaha n'ibihano bijyanye nabyo biteganywa n'amategeko. Ibi n'ibindi harimo n'ibindi byinshi muri iyi ngingo. None se ingingo ya 29 iyi ngingo ko itazi Ingabire Victoire ko atatanze ikirego uwo munsi ngo ihitiza. Ubundi hari ingingo ziza buriya nk'ingingo y'101 aho niho natinyiye
Paul w'imushuba ajya ashuka ngo niwe ngo watumye ngo bihinduka. Dakareka. Paul we kubeshya abantu Ni iby'abanyarwanda bose. ni iby'abanyarwanda ahubwo Paul niwe wikoreye igiseke mu b'imbere. Harimo perezida wa Sena yari Makuza kandi Makuza n'uw'iwabo urumva nuko reka twisore kuri Ingabire. Hari akantu ubu rero nuvango ariko se ubundi abantu benshi ntabwo erega bari banabizi. Nukuvuga ubu bibaye imyaka 28 bigiye kuba bishya buriya abantu ni ibintu bisubira inyuma mu gihe cy'imyaka. Urusura urubuga rwo gutukaniraho twari twarashyizemo imiyaga murekura ngo hari n'abavuza ngo nuko kuntu uvuga ngo ufite amenyo mabi ndamaze ndayafite. Urumva nimutukana kuri iki kiganiro ndabisiba nk'ubwo umbwira ngo sinamwise umubyeyi ukantuka niba ari umubyeyi wawe fayini ibintu bituruka mu myaka 16 ishize. ariko mayi ibaza nk'iki kiganiro umuntu arabizi neza ko ufite password message mbere y'uko ujya ku rubuga ici wawe kugira ngo uyerekure akagutuka ko nimero yanjye iri ku rubuga mwagiye munyandikira mu gikari mukantuka. Bagutuka mu gikari ndabizi iyo namwise umudamu barababara ngo hoya ngo ari kumwita umubyeyi wowe mwita umubyeyi undi amwita umudamu undi amwita Ingabire icyangombwa nuko azabona ubutabera ni nabwo bukenewe. Ndumva aha ngaha hari ikindi warenzaho kuri iyi ngingo ubu none ndasobanukiwe urasobanukiwe kuko twajyaga n'impamvu najyaga numva nkabase niyo mpamvu twajyaga tujya kuyirekura ukavuga ngo ubuse ngo harimo iki ngo ko ataburanye ntabwo nabwo nzi ngo bigiye kuba byagenze biti ariko ubu ndahamya neza ko hari n'undi dukurikiye none aho usobanukiwe. Ingabire Victoire mu magambo make ni ibintu byabaye guhera 2010 ni akurikira ibi bintu biri kumufunga ni ibintu bimukurikirana kuva icyo gihe kandi n'ubundi muri make ibyo babandi baregwa hari imyaka nk'ibiri y'ingenzi irimo hano cyangwa 3 2010 afatwa bwa mbere 2021 igihe hagombaga kuba umunsi wa Ingabire Day usanzwe uba hirya no hino i Burayi bakawiziriza batavuga rumwe n'ubutegetsi bagomba kwiziriza mu Rwanda inzego z'umutekano zibiburizamo hafungwa n'abantu abatari mu Rwanda bakabikurikiranira ku Mubavu TV. Nibyo byagombaga nibyo byafunze Theo nabari abantu 9 bana hanyuma ubwo hazaho na 2 hazaho na 2025 yongera gufatwa ubwo ni mu kwa gatandatu kuri 19 aricyo yaregeye ko yafunzwe n'umucamanza mu buryo butakurikije amategeko. Rero nkubwire ikintu abantu mutari munazi Ingabire nubwo yahawe imbabazi na Perezida Kagame buri kwezi yitabaga umushinjacyaha ku rukiko rw'ibanze rwa Kibagabaga. Hari nubwo yagiye mu Kagarama ariko kuko atuye mu murenge wa Remera hano hirya munsi yo ku Gishushu yitabaga Kibagabaga. Uyu mudamu no muri Covid yaritabaga yigeze kumbwira ngo namubwiriye Minisitiri Businge ngo ko ari muri Covid ngo bagashyiramo imiyaga. Ubwo se bikubwiraga nkane nk'umunyamakuru ngo mukorere ubuvugizi kigiye bujya gukora ikiganiro ariko ni ibihe bibazo wibuka wamubajije uvuga uti nawe wari ufite amatsiko icyo gihe akabigusubiza ukavuga ariko tutarajya kuri ibyo turaza kubishyira muri dive mutonde utundi bampamagaye Businge Businge ko ari muri Covid Ingabire akaba yantumye ngo mwashyizemo imiyaga ngo ariko munamufasha agiye gusura umugabo wararwaye mu Buholandi ninga yahise akupara babwira ati igisubizo nakibonye honorable. Rero Ingabire nagira ngo umukora ubuvugizi nk'umunyamakuru ni umwe mu bagore batinyitse kubera ko afite ukuntu abazungu bamwiyumvamo. Buriya hari n'ukuntu Ingabire ni umugore uvuga Icyongereza neza avuga Igihorandi avuga Igifaransa neza urumva ariko akagira na connection muri Cogamu. Abadepite bo mu Bwongereza bari baje muri Cogamu mbere yuko bataha bagiye kwa Ingabire mu kiganiro n'abanyamakuru. Perezida Kagame aravuga ati ariko abantu baza muri Cogamu barangiza bakajya muri gahunda bataduhaye ako kantu urakibuka gahunda zitateganyijwe muri iyo Cogamu bari bateganyije kujya amageragere gusura abayoboke bande ba Ingabire abo badepite kuko yenda afite ukuntu babwiye ko abayeho nabi cyangwa neza simbizi. Urwego rw'igororero urwego rw'igihugu rushinzwe igororo ruhita rusohora itangazo ruvuga ko mu Rwanda hose amagereza agiye guterwamo imiti bahagaritse isura
ese Jean Paul ubundi ubu reka umuvugizi yari Peri Peri Gakwaya noneho ati urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwasohoye itangazo official Twitter n'abandi babishyira mu cyongereza cyiza kuko twari twakiriye cogama barangije abadepite barabwira ati ariko rero kujya hariya mwamugiye gushyira ubuzima bwanyu mu kaga abantu buri season bateramo umuti bari gutera imiti nimutaye none urumva hashize imyaka irenga 16 wowe kirama akantu kagiye gushira uramvugishije akira rwose iki kigo ntigitera inkunga iki kiganiro ariko mubishatse ntatera inkunga niko ese buri inyange baye umufatanyabikorwa wacu byaba ari bizima nta kibazo ariko bimwe mu byo twavugana haba harimo no kompakaje kutanywa inzoga se buri kiganiro abampakaje kutanywa inzoga bashatse bagutera inkunga ubundi ubu nahoze mvuga ibintu bishize imyaka 16 reko kibigarutse bikaba bikirimo bikaba kuri ubu ubona bizarangira gute ariko se nuko nta kibazo ari nkawe M23 ko yafashe Goma 2013 ejo bundi kagaruka nyuma y'imyaka 10 ntabwo numvise neza ikintu ushatse kumbwira kuba Ingabire ibintu bakurikiranwaho uzi ko buriya nanaburana yenda umucamanza ashobora kuzatesha agaciro ikirego cye akihuza na ba Theogene na ba Theoneste uzi ko n'ubundi nanaburana bya bindi yavuze ku Gisozi bizagaruka kuko mu byarego harimo gupfobya umutwe kurema umutwe w'abagizi ba nabi kandi biriya yarabihaniwe se byagaruka gute byarongeye bikabisubira cya none se mu Kinigi ibitero byo mu Kinigi byabaye 2018 ntabwo yitabye inshuro nyinshi kuri CID kuri sobanura ese ubu ngubu ari wowe ugize amahirwe ahura nawe akavuga ati yenda yo kumugira inama wamugira inama ngeze amahirwe uyu munsi ariko kuko Ingabire ndayaga mubona atarafunga kuri ibi ngibi biri kuba byose ikese biba wamugira nk'ihena icya mbere kubera nyine abazungu Ingabire ntagirwa inama kintu kubera abazungu nge ndinde wamugira inama ababizeye se cyakora Scovia ngo yigeze kumubwira ngo yamugira inama cyane ko banaziranye buriya nubwo Scovia atajya bivuga none se ngewe niwe nabashije uko wakurikiranye nkurikije ukuntu tubwiye chronology yuko ibintu byagiye bikurikirana amateka yose wowe nkubwire Kisekedi utari uyu muhungu we muzehe bavuga wa kera yitwa nde nyakwigendera yitwa nde Kisekedi Etienne Kisekedi wari kumugira inama ngo yumvikane na Mobutu cyangwa na Kabila Kisekedi wari kumugira inama hapu natinya oya nyine urumva hari ibintu ntagera niba mu kazi kenshi umukuru w'igihugu yari afite muri campaign yaribajije ikibazo ngo harya wa mugore ubwo nanze gukoresha ijambo yakoresheje si wa wundi twahaye imbabazi 2018 yateye Ingabire wavuye muri gereza ngo akavuga ngo ntabwo yasabye imbabazi ariko ngiye yanyeretse amaboro wasaba imbabazi ambwira ko mu bamufashije gusaba imbabazi harimo Rwigamba George wari komiseri general w'amagereza ariko ndibuka Perezida Kagame ari mu nteko yaravuze ngo aba bantu turekura bakavuga ngo ntibasabye imbabazi bashobora kwisangamo anytime iryo jambo asabye ibara ry'uraryibuka naryibuka aha rero ngewe ndinde wakora comment kuri ibyo bintu Ingabire Imana yaremye isi n'ijoro niyo yamugira inama kuko no muyoboke wa Kiliziya Gatolika asengera kuri Regina Pacis nasange Cardinal Kambanda niwe wakira abantu bose kuko n'utarobanura ku butoni amugira inama kubera yuko ngewe namuhaye twagiranye ibiganiro bitatu mu bitandukanye ariko nagendaga nateguye ibyo mubaza nk'ikiganiro cya mbere namubazaga uburyo yibonye mu gihugu uburyo yakiriye imbabazi niba yiteguye guhagarika politike ati nta munyapolitike uhagarika politike ntabwo ujya utinya no gupfa ati baze ntapfuye so umuntu niba yageze kuri urwo rwego rwo kumva ko niyo yapfa ari nta birenze ngewe ndinde Champion ndumva ibyo bintu bisobanuye neza ubwo nundi ufite ukuntu abiza tubwire ahubwo wamaje ngo ibihe by'ingenzi wumva mu biganiro namubajije ibibazo namubajije ikipe afana ati burya ndi umureyo mu bahanzi
yemera Tom Close na Knowless. Ubu se ko iyo bagufungaga wagiraga gutya intoki n'ejo bundi yarabikoze kuva 2010 kare akaba nta ka kera biri ngo bavuga ngo ni muhumure ndahari tuzatsinda ntacyo tuzaba. Okay, none se ko abantu bagufata nk'umurakare ubundi ujya useka? Umugore yahise aseka. Ndabaza nti Ingabire uri mu ishyaka ritemera ubutegetsi buriho RPF, urwanya ubutegetsi, bandi magambo uri muri opposition ya cyane. Ni ibiki FPR yakoze byibura uvuga uti nubwo ntayemera hano yaranyemeje? Ati FPR yifata ubutegetsi ukuntu igihugu cyari kimeze nyuma ya 1994 ikihorera nta muntu uburiho. Ibyo urabyemera? Ati ndabyemera. Ati n'abagerageje kubikora inkiko za gisirikare zarabahanye nibo bafunze imyaka 20 na za Burundi. Byibura kuba wemera ko hari ibyo FPR yakoze iramuka yihoreye nta wari gusigara fine. Ese FPR iguhaye akazi wakemera? Nabanza nkabitekerezaho. Twagiye niko mubajije kandi cyane ariko icyo kiganiro kiri hego nzongere ariko rero kiri ku museke kiri ku museke aze kumpa nzongere cyangwa uzagipininga tumva icyo kiganiro mubajije. Cyari ikiganiro ariko mbere yuko njyayo yari yanyemereye interview iwe hari hasize irange ry'icyatsi n'umutuku, haca hasize irange ry'icyatsi n'umweru. Menya ko Darufu Murenzi ari icyatsi n'umweru. Mba nanditse inkuru ko Ingabire Victoire yashinze ishyaka ko ariko niwe yahasize amarange y'ishyaka. Interview yarahagaze atoke atubwo ahisemo gukora inkuru z'amarange. Ati ubwo interview wayibonye. Anyway, ubwo ntacyo tuzakomeza tubikurikirane. Uyu mugore azagarurwa imbere y'urukiko rw'ikirenga mu kwezi kwa gatatu ku itariki enye, kandi nta gihindutse tuzasaba uburenganzira urukiko rw'ikirenga urubanza turukurikirane kugira ngo abantu banasobanukirwe neza ibyo byose. Ndumva gusa umwe Ingabire ameze nka Gatorwa si Burundi se birahuye abe muri opposition gato yenda gato afite n'ishyaka ryemewe mu nteko, ariko Ingabire abameze nka Batundurusu. Niba ushaka kumenya Ingabire Ingabire wamugereranya nka Bakiza Besigye i Bugande. Rero uwo muntu kumubwira ngo Jean Paul ngo yamugiriye ihe nama ntayo. Reka tuzakurikira urubanza uko ruzaba rumeze mu kwezi kwa gatatu tuzarukure. Gusa ubwo ari mageragere nk'ibisanzwe. Babarura ubwiza ukuri. Nanjye nibaje ikibazo ko Ingabire urukiko rwategetse ko ikirego cye cyemeye aregamo leta y'u Rwanda ku itariki enye naburana bagashyiramo ukwezi cyangwa abiri azatsinda. Ibyo ngibyo none se tubiharira umucamanza, tubari inteko y'abacamanza. Ingabire Victoire ni umuriro wo kotera kure cyangwa se umuriro wo kotera kure? Wowe ubibona ute? Wowe ubibona ute? Mbaza ko ntari umunyapolitiki. Ubwa mbere mbonye nawe uvuga watinyemo. Nago ntinyamo se ko ntari umunyapolitiki. Ni umuriro wo kotera kure. Urumva ngiye nibera mu bindi. Ariko namenye amakuru. Ariko nanone ibi ni amagororero nayo ajya yitonda. Umuntu niba urukiko rwarategetse ko ajya muri gereza agafungwa mu gihe iperereza riri gukorwa ku byaregeye, wowe diregiteri wa gereza uramucakaza kubera iki? Ingabire Victoire ntabwo yemerewe kujya gusenga. Ingabire Victoire nta nama ajyamo. Hari uburenganzira adahabwa nk'abafungwa. Gute se? Reka tuzabibaza neza muri RCS. Yewe narabihinyuje ndavuga nti ibyo bintu ntabwo bibaho. Ndahagera hageze mbona bemera ikivoreri yasu, mbona uwitwa Agata nta mabyarira Agata Agnes yari minisitiri w'ubutabera muri jenoside yasu, mbona Idamange yasuwe muri umunawe. Ingabire ndamwandikisha, mbona abahungu baraje ati Japo bati burya wowe ntiwamusura. Ni sawa. Nibyo nashakaga, ariko nyuma namenye amakuru abamusura bene wabo bari close bamusura bibyemerewe. Nge n'ubundi nari ngiye kureba koko niba bambwira bati nubwo tumusura a condition aba wenyine birumvikana kugira ngo bari abakobwa baba barakuyemo inda n'ibindi byaha bakoze yenda batazataha baratwaye ideology. Ariko bya bindi by'ibanze kujya gusenga, gukora siporo n'ibindi bikorwa za arya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yavuye izirica nayo igibwira RCS babwira iti
mushyiremo imiyaga n'ubundi ntazatoroka. hari icyo ni kimwe akoze ko ndeba iminota irangiye mu kabyara. Reka nkubaze ku kantu gatoya kandi urundi rubanza ruvuzwe muri no minsi. Hari umwarimu wafashwe hako si urubanza rw'uburanti ndeba ari nka copy paste y'urw'abahame bura. Dr. Manirakiza Theogene. Nako Manirakiza Benjamin. Uko Manirakiza Theogene n'ukwezi. Buriya urabona urubanza rwo rutameze nka copy paste y'urw'abahame. Oya urw'uyu rwo rurakomeye. Kuko abahame ntiyareguzwa abana. Shehe Bahame ntabwo yigeze aregwa abana. Uno yarezwa abana biga muri segonderi. Icya kabiri niwe mugabo uregwa ibyaha byo gufata ku ngufu akaba afite amashumi y'abagore. Bivuze iki? Yarabatikaguye arabahaga arababwira ngo munzanire ubwana. Abahamisiyo. Ubwana bu. Ariko wenda mbere yuko tuvuga byinshi kuri uyu mudogiteri, reka twumve icyo umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira yatangaje kwifatwa n'ifungwa rya Dr. Manirakiza Benjamin. Yabivuze muri aya magambo. Mutubwire amakuru arahagije kuri no mudogiteri witwa Manirakiza Benjamin, uyu wari umwarimu muri kaminuza ukurikiranyweho ku cyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukishije amafaranga. Ubundi iki cyaha akurikiranyweho ni icyaha yakoze ate ku iperereza ry'ibanze ry'ibyo maze kugeraho biteye gute? Ubundi uyu Dr. Manirakiza Benjamin ni umwarimu muri kaminuza, afite imyaka 41, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye aherereye mu bice bitandukanye by'igihugu harimo n'umujyi wa Kigali. Yego. Akurikiranyweho nanone n'icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi no gucura umugambi wo gukora icyaha. Uyu mwarimu kandi afunganywe n'abandi bantu batatu, ari uwitwa Ineza Fidela, Mucyo Vanessa n'Umuhoza Hamida. Nabo bakurikiranyweho icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha ndetse no gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Abaregwa rero uko ari aba baregwa bose bafungiye kuri station ya RIB ya Rwezamenyo. Dosiye yabo ikaba yarakozwe, ikaba yarashyikirijwe ubushinjacyaha. Uko rero bakoze icyaha, iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye yishyura amafaranga abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye akabasambanya. Aba rero bafunganywe ariwe Ineza Fidela wiga mu ishuri ry'imyuga riherereye muri Nyarugenge, uwitwa Mucyo Vanessa ukora mu kabare gaherereye nawe i Nyamirambo, n'Umuhoza Hamida ukora akazi kazwi ngo ka massage i Nyamirambo. Aba bose uko ari batatu bahuriye kuko bose barasambanaga na Dr. Manirakiza Benjamin. Hanyuma akabasaba ko bamushakira abana batoya. Hanyuma akajya abishyura amafaranga buri gihe uko bamuzaniye umwana. Amafaranga ngo bita ngo ni plot cyangwa ya commission ari hagati y'ibihumbi 5 na 20 uko amuzaniye umwana. Bose umwe ku giti cye yagiye amuhuza n'abakobwa b'abanyeshuri batandukanye baturutse mu bigo nabyo bitandukanye, hanyuma akabishyura. Nuko iyo mikorere y'ibyaha bagiye babikora. Gato wenda umuntu yakwibaza ngo byamenyekanye gute abana bareze kugira ngo bimenyekane ko byumvikana ko byabaga hagati yabo bombi, byaje kumenyekana gute? Byamenyekanye bishingiye ku kazi kacu ka buri munsi ko gutahura ibyaha, kuko hariho abenshi bakora ibyaha bazi ko bitazamenyekana cyangwa se tutabitahura, bumva ko babikora mu rwihisho, mu rwihishwa bakumva ko bitatahurwa. So byamenyekanye mu kazi kacu ka buri munsi ku rwego rw'ubugenzacyaha ko gutahura ibyaha. Hanyuma uyu mwarimu ubusanzwe mu buzima busanzwe arubatse, we ni muntu ki by'umwihariko bivugwa ko akiri ingaragu? Yego. Afite imyaka 41, akaba ari umwarimu ufite PhD wigisha muri kaminuza. Yego. Umuntu yahita ahera abaza ati se RIB ni nk'ubuhe butumwa mugena yaba ku babyeyi, ku bana ndetse no kuri aba ngaba bishora mu byaha nk'ibi ngibi? Mbere yuko wenda ntanga ubutumwa, hari icyaha ngira ngo abantu basobanukirwe. Iki cyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi
ni byiza ko abantu basobanukirwa iki cyaha uburyo gikorwa n'ibikigize. Ni icyaha ubundi giteganywa mu ngingo ya 24 y'itegeko ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Iyi ngingo rero igira iti umuntu agamije inyungu ukora kimwe mu bikorwa bikurikira aba akoze icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Igikorwa cya mbere, gushishikariza, koshya, kuyobya, kureshya, guhatira undi gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa gukoresha ubundi buryo hagamijwe kuyimushoramo. Ikindi gikorwa cya kabiri, gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kugitangira undi muntu ngo ayikore. Aha muhaca akarongo. Gucumbikira umuntu abizi neza ko aje gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Gutangaza mu buryo ubwo ari bwo bwose ko afasha ushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Gufasha, guhagarikira cyangwa kurengera abizi ushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Kuyobora amazu akorerwamo ibikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Gushora imari muri bene ayo mazu cyangwa gucunga umutungo azi neza ko ukomoka kuri ayo mazu. Gutanga abizi neza ahantu ngo hakodeshwe kugira ngo hakorerwe ibikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Ahangaha harimo ibikorwa abantu bakwiriye kumva neza. Hari ibikorwa biba mu basore hagati ahangaha mu rubyiruko cyangwa n'abandi bantu byitwa ngo pass. Ngo reka muhe pass cyangwa ngo muhe plot. Yamara ngo kumuha pass akamwishyura. Ubutumwa dutanga rero, hari ibintu byateye mu rubyiruko cyangwa n'abandi bantu bafite imyitwarire idahwitse byitwa ngo ni pass cyangwa plot. Bishatse kuvuga guhererekanya cyangwa gusunikira umuntu ku wundi hagamijwe gukora imibonano mpuzabitsina. No, muri context rero yo kurwanya ibyaha, iyo ibyo byitwa pass cyangwa gutanga plot bikozwe n'umuntu mukuru abikorera ku mwana, ndavuga yohereza umwana ku muntu mukuru ngo amusambanye, hashobora kuvamo ibyaha bikurikira: gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba icyitso cyo ku cyaha cyo gusambanya umwana, gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Ahangaha humvikane nk'abariya abana b'abakobwa, bariya bakobwa wumva ba Vanessa, ba Hamida. Abangaba icyo bakurikiranweho cyane ni iki ngiki cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, kuko bashakaga abana b'abakobwa bakabahuza n'uriya Dr Benjamin, hanyuma Benjamin akabishyura ku bw'akazi bamukoreye. Aha rero niho tubona muri ya ngingo bavuga ngo gushishikariza, koshya, kuyobya, kureshya, guhatira undi gukora imibonano mpuzabitsina y'undi. Urumva ko hari abo bashishikarizaga. Hanyuma rero iki cyaha kuri Benjamin we, impamvu kimuzaho gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi, iyi ngingo nayo mu gika cyayo cya kabiri uvuga gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina y'undi. Ngira ngo ahangaha urubyiruko babyumve. Gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina y'undi cyangwa kugitangira undi muntu ngo agore. No kuvuga ngo umuntu ushobora gutanga ikiguzi agamije ubwe gukora imibonano mpuzabitsina ashobora gukurikiranwaho ibi byaha igihe cyose ibimenyetso bigaragara. Abantu rero barasabwa kwitondera ibi bikorwa bigize ibyaha, kuko RIB ntizabihanganira na gato. Ibasaba kuzibukira abantu bafite imigenzereze, bafite ibi bikorwa, ntabwo bari bakwiye kumva icyo itegeko riteganya bakazibukira. Ntabwo biranagayitse cyane rero kubona umuntu w'umurezi ari we dusanga mu byaha nk'ibi ngibi, umuntu ufite usobanutse nk'uri, ufite iriya mpamyabushobozi ingana kuriya, usanga ari mu bana ba segonderi abasambanya ngo arabaha amafaranga. Ni ibintu umuntu wese adakwiriye kwihanganira. Dusaba abantu gukomeza gutanga amakuru no gufatanya na RIB kurwanya ibi byaha nk'ibi ngibi. Hari abantu usanga baba barigize ntibindeba,
babona umuntu w'umuseribateri ejo hinjira akana ejo hinjira kandi ejo bagaceceka. Oya, ntibari bakwiye kubiceceka, bajye batanga amakuru kuko ibi byaha bigomba kurwanywa. nayumvise dogiteri bivuze mu kinyarwanda. numvise avugamo amazina y'abana b'abakobwa nabo nka batatu, harimo abakora ntabwo ari abakobwa, iyo massage. baba abana ntiyari kubavuga, abo ni bakuru. Abo ni bakuru nyine, abo ni harimo abakora abakobwa bakuru. massage Hamida, Fidela na Vanessa nibo bari abapaseri. Ngo yabahaga hagati niba ari ibihumbi 5 na 20. ko numva ari n'ubusara 5. uyu mugabo rero mu byo azaregwa harimo n'icuruzwa ry'abantu, human trafficking. Ngo komisiyo we, ngo babahaga komisiyo ya 5 hagati ya 5 na 20 kugira ngo bamuzanire abantu. umwana Anyway, ngewe nuko yenda uru rubanza rushobora kuvugamo ibya viole rutazajya ku mugaragaro, ariko rushobora no kubera mu ruhame, Waka. abana bagahabwa code bakaza bitwa ama X nanone na F na V na M. birashoboka. Urabona ruzarangira gute? Bizaterwa, nabura na mu mizi akabura na giserere bazamufunga, nabura nahakana icyaha azatanga ibimenyetso, nabona ubutabera atahe. Wamugira inama yo kujya, ariko wazagenda bihakana. Hari akantu batinzemo, Yazagenda bihakana. ngo afite imyaka 41. Ntabwo ikibazo ari imyaka 41 kuko bahama afite 65. Nta nubwo ikibazo ari uko ari umuseribateri, ikibazo ni umubiri wanze kwihangana w'umwana w'umuntu. Uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngezeyo. Uyu mubiri niwo udukoresha penalty. Wowe urashaka kuza classique kuraramo ari amadolari 200, kuryamo ari amadolari 15, kandi ubizi neza ko ufite 20 ku mufuka, harya ubwo umuntu arungukira he? Uri kwishyira muri penalty. Anyway, ndumva dushatse twanasora, ariko rero banza n'akazi ku mugani karabuze. Umwana w'umukobwa bakamuha 5 kugira ngo azane undi kazi. Hari umukobwa namuvise ejo bundi abivuga hateza rwaserera ku mbuga nkoranyambaga. Banza akazi. Umva nkubwire, ukuyeho ko Kabagambe nawe afite ikibazo, kubona umuntu w'umuhanga nka Kabagambe yakora ikibazo, afata uriya mukobwa mu buryo buciriritse, akamera agahembe, akamugeranya na ba Nahimana. Iyo ufashe umukobwa nk'uri ukamugeranya na Nahimana, uba uhaye Nahimana imbaraga. Yes. Ubundi se ukuyeho kubeshya, uribuka kuri convention umunyakenya aza akabeshya abajene ngo nibatange 5 ngo abaha application bakire. Si polisi yabahakuye, afande namuhoranye se waje kubahakura. Abajene nibakura amaboko mu mifuka bakore, ntibinefaguzwa akazi. Nibatinefaguzwa akazi bazabaho. Ndumva dushatse twanarekera ahangaha, nagira ngo numve ibitekerezo none se uri umujene wakoranye n'abajene kuva 2010, wateguye Salax Award, wabaye muri Miss, watanze abakobwa beza, wabaye umujaji. Ibyo umukobwa yavuze ukuyeho yenda ko yabivuze ameze nk'uwanyweye wayini, ngo njyewe ngwibaza imagine, ngwibaza umukobwa mwiza nkanjye, wowe umenya kuri mwiza nkanjye. Ariko turakene urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfiteho truas 100-200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government if create addressing more, because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye nimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda ni mwiza kubera iriya nzobe se? Sangara bimubwiye barabimubwiye ko ari mwiza. None se Kabagambe igisubizo yamuhaye ucyumva gute? Ngo ni ikigaraje. Kuba yarapostinze ifoto ye se bakabaye, ntago ntekereza ko u Rwanda ntekereza ko atabitekereje neza. Inde ni Kabagambe guhuza ari amafoto, ntekereza ko atabitekereje neza, yenda nawe nyuma yabitekereje. Mukobwa yenda yari yakiriye. None se ngewe iyo ubukene bwankubise
ntabwo mpita mpamagara muri RIB ugahamagara Rukota na Steven nti ibintu byanjye wafunze wabifunguye. Ariko iyo meze neza simuhamagara. iyo utashonje N'ubu ngubu simuhamagara. Mfite kaji nicaye muri classic. Ariko ikibazo ndagenda nkakirenza RIB nkagiha Rukota na Steven kuko niwe ibintu byanjye wabiborotse. Ariko mu by'ukuri ni institution. Ariko iyo nashobora kubwira nyamara warandenganyije. Ahubwo bigiye gukemuka. Maze kwandikira amabaruwa 2 RIB iya gatatu nzaza mbivuga uko byagenze. Ariko nyine nibyo iyo wakernye washonje ukora amakosa. Ubashije n'igisambo kijya kumena inzu cyakubwira kiti burya ariko nanone gusonza kugeza bigukoresha amakosa ntago ari uriya mukobwa wundi yakoze rero ntabwo rero niba ari uko waciye muri kaminuza uri piya ibyo ndi kukubwira iki ntago kukihuza se bidahushije niba usonza ukajya inzara gukoresha amakosa ni ikibazo ntabwo ari amakosa none se inzara ni gukoresha icyaha jewe niba afite telefone inzara ni gukoresha icyaha bizabuza kuba icyaha niba afite telefone iriho miliyoni yanjye amadolari hafi 1000 wowe urayiboroka gute itaraborotswe n'urwego rufite ububasha ngo cyangwa se banakubwira impamvu iborotse ndende kukubaza ikibazo insubiza wincisha ku ruhande kuba wakora ikosa kubera ko washonje bikuraho icyo kintu kwitwa icyaha none se ubundi abantu bose ntibakora amakosa kubera inzara ariko amakosa ngo aba ari amakosa nyine aha ariko abagambe n'uriya mukobwa ninde wakoze amakosa oya ariko nawe muranjyana hatari genda garukaga kuri wowe Kabagambe we yakoze ikosa ryo kugereranya uriya mwana nabo ibitagereranywa uriya mukobwa we nta n'ikintu namuvugaho umuntu avuga feelings zize nta kosa mbona mu byavuze gusa ikihari ahubwo abantu kumuha amakuru we nakunze Ministre Abdallah utuma twishima uzareba igitekerezo yatanze yahise amubwira opportunity zose zihari ku rubyiruko nawe nibyo ugarutsemo mu kanya bavuga ati abantu nibige gukura amaboko mu mufuka akazi uko kameze kose ugakore hanyuma tutayobya abadukurikiye warombwiye ngo iyo ukoze amakosa jewe ntabwo mba nkoze amakosa uriya musore ubukozi uriya mukozi wa hariya uyu bukozi kosa Jean Paul iriye nyine mbwira ikosa kuvuga ngo kwibutsa umuntu kuba washonje ukajya kwiba ni icyaha urabizi ntago bani bagufata oyange ariko nivugiraga ibyanjye na muri RIB niba guhana ibyanjye na RIB ubizeho cyangwa ntubizi ndabizi nese nare kuko abantu iyo bashonje nibwo bajye mu mihanda bakiba nta muntu waze wiba man erega genda abanye n'abajuru mwigororero Erika hari ubwambara nawe akakubara bagwaga story zose hari ubwo Erika mbara nawe akakubara tukarwara muzunga bagwaga story umva Mike mwabonanye ntabwo twabonanye ngo hita untegera Jean Paul mwabonanye ntabwo twabonanye hita untegera akabara tucanze ibyo rero ni amacabiranya ahubwo abantu biba mu buryo butandukanye mbana umugore yaravuze ngo hano mbana n'ibiraya hano urumva abajura bo tubana nabo abajura bo tubana nabo ahubwo tubana nabo gute anyway reka turekere aho ngaho abajene ku mugani wawe bakora amaboko wa mifuka bakore gusa uriya mukobwa simbreminga ikibazo yavuze ubukene no kutagira akazi n'ubushomeri yewe nabonye abakobwa beza bari kurya umwumbati mu mujyi umwumbati yari umwumbati n'umuneke abajije amatara ngo birahenda ntafite ubushobozi bwo kunywa no muri classic ibiryo ni 15 none se kurya umwumbati ni ubukene nese umva se nkubwire niba utiyakiriye ngo urya umwumbati wa Truwasi jya mu cyiciro kiza kurira kenze hano none se utekereza kwijigura 700 igura 3 kandi sinterwa inkunga hano ndiyishyurira aho sinya ni hamwe mu Kanjost anyway reka tureka icyo kigabo kikuri inyuma nende wagitumi kwiyakira ni ikintu gikomeye asamaye ubona uriya mukobwa uva nkubwire nakwashije urangwe ubona uriya mukobwa yarabitewe n'iki oya nta kosa yakoze yavuze ko yiyumvaga ariko nanone kuvuga ko ufite ubukene kandi ufite telefone ya 2 miliyoni cyangwa 1 miliyoni n'igice ubwo ndimo ndagaruka sinzi we nta nubwo ari we ndi kuvugaho ariko hari umujene uvuga ati ndi umushomeri kandi afite telefone ya 2 miliyoni uko yayibonye simbizi wayigurishije ugatangira akantu ugacuruza none se abakobwa ntabwo uzi ko ntuzabona unyibukije umuntu wajyanye imodoka mfite perimiye imaze amezi 6 kuri station SP yarabashutse bamuhe sasa 10,000 ngo araje agiye mu mujyi ngo ntabwo arabikuza ngo telefone yazimye barayimuha imaze amezi 6 yaryo bakurikiye ikiganiro mu gitondo nakoze baramureze imaze
ngewe bambwiye bati turatabaza twabonye ufite ukurikirwa n'abantu benshi turatabaza uyu muntu dukorera ubuvugizi atwishyure uriya mupompiste niwe yayisigiye umwana w'icyenda n'icyenda umupompiste wese bayamukata bamubwiye bati ntabwo sitasiyo ikopa igwatiriza perimi ngo itange sasi rwose dore ngo uyu mwana arajyamo arashakishwa afite moto perimi ya moto ariko menya ari perimi bamushyiramo sasi yari afite yari atwaye umumotari yari atwaye moto atwaye umugenzi aramubwira ngo umugenzi ariko twabitangiye nzanavugana na Fande Kayigi iyi ni perimi yitwa Muragijimana Eric nakubwiye ba Eric ni ba Nyabingi yariko wa wundi waje hano Classique se Eric Sebanane Eric Kimisagara umwe Sebanane Eric Kimisagara umwe wari ugiye guteka imitwe Eric yaryo yitwa ndeye wa mu Eric ndicunguye niba ngo nkundi Eric Sebanane Eric Mugisha Eric Eric dahise hareba isaka rero turekera aho ngaho nkubwire uyu mupeti nayiguha kuri email agomba kujyamo yatanze perimi mu kwa gatandatu bamuhe sase 10,000 ahetse umugenzi ariko kare Jonathan yavuze ngo yaba yaravuye kuri station y'imodoka ikamugonga tukaba turi gushinyagura so niba rero yaranapfuye nabwo turabimenya umuntu uzi umuntu witwa Muragijimana Eric ufite perimi kategori A wikwira kuvuga nimero yayo ibyo ni ibintu by'umuntu iherwa na 005 ntabwo azagushake ntabwo azashaka najye kuri station ya SP ishami rya Nyarugenge hariya yahoze Radio Rwanda perimi iramanitse mu kirahuri yewe kuko nkora traffic time nayibonye ndavuga ni muyime nari nabuze n'amakuru baba nayimaze iminota 5 ndigendera bitanikomereza na hano tugiye kuyimuha urakoze cyane ugira umunsi mwiza ukoze ikiganiro gikomeye vuga yego kabisa ariko urananyigishije harimo ibintu ntari nsobanukiye byinshi twibukije abantu ibintu byinshi urumva kandi hano twazanye umujyanama mu mategeko yabize icyuya ari twe turi kuvuga ari inyuma aherutse kunyishyurira 3 yari kwishyura 5 mwana wabonaga hano koko fatigura icyatanu dusoreje aho ngaho rero mugira ibihe byiza ibiganiro byacu nakagaruka Mugisha Eric ni kuri kamera Jean Paul Nkundi neza kamera ya gatatu iriho Jean Michel Kanka sawa rero urakoze